bro man, like ushobora kubona mu muhanda nta modoka n'imwe iri kugenda, nta moto, nta kinyabiziga, wenda ukibwira ngo hari ikindi kintu cyabaye cyangwa se turi muri lockdown. No. Uyu munsi ni ka free day. Ni ka free day aho buri wese abyuka akajya gukora siporo. Yeah. Abari siporo rusange. Nta muntu like ugufurusa. Abafunga business barazifunga ku bushake nabwo. Nta muntu ugushyiraho imbaraga. Do. Reba umuhanda wose nta kinyabiziga, mbega like nta modoka wabonamo. Ushobora gutekereza ngo habaye lockdown. No, nta lockdown yabaye hano. Kandi byongeye uru n'u Rwanda bro. Ayewe. Yeah man, niyo mpamvu ejo bundi twagombaga gukora kofamu rwose like kuko birakwiye. Dore look. Hari imodoka uri kubona mu muhanda? Ntayo. Nta lockdown yabaye, nta kindi kibazo cyabaye. Mu kanya saa 4 imodoka barazirekura zigenda mu mihanda nk'ibisanzwe. Ariko muri aya masaha nta masaha ya siporo, birubahirizwa neza cyane kandi ubu uri safe. Ubu umunyamahanga, ubu umunyarwanda, ubu umwana, nta muntu uguhohotera. Iki nicyo bita u Rwanda ruri safe. Yes. Namugira ndababe. Iki nicyo bita u Rwanda ruri safe. Look. Look. Ezira si bafure muri kubona ku mihanda. Look. Biriya ni ibiki? Reka mbereke neza. Look. Hanyuma se ubuse uyu muziki se ni fete yabaye? Ntabwo ari fete. Uyu ni umuziki ufasha umunyarwanda gukora siporo amerewe neza. Yes. Niyo mpamvu rwose aho waba uri hose like utekereza ko wumva ko wabwira umunyarwanda ngo shaka kubaho gutya, ngo shaka kumera gutya. Oh dear. Ntacyo kudushukisha gihari kubera ko nta kintu uzashukisha kizandukira kuryama ngasinzira kumara imyaka ingahe nta rusaku rw'isasu numvishe ku muhanda like uzaza wombwira iki? Nta gihari. Yeah. Look. Wenda ngewe hari impamvu zatumye uyu munsi ndashyiramo tennis de sport. Yeah, ushobora kugira ngo ndi kumubeshya, ariko indi mpamvu nta bantu benshi mubona barimo byatewe n'amasaha nge nahagereye. N'amasaha nahagereye abenshi bari batashye basubiye mu rugo, abandi basubiye mu kazi bisanzwe. Ushobora kugira wenda ngo ndi kubeshya.